kuri mwese abaduteza amatwi tunejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya mwiza w'isabato. Mwese turabaramukije ngo Uwiteka bahire. Mbere yuko tugira ijambo ry'Imana dusoma, tugiye kubanza gusenga. Muremyi wacu udukunda uri mu ijuru, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo twige ijambo ryawe, izina ryawe rihimbazwe. Ni wowe washyizeho iyi gahunda uteganirije umuntu ibyiza, tugusabye kugira ngo uzubane natwe kuri buri ntambwe yose, abari woherekeza ijambo ryawe kandi abari wowe ubwira iteraniro riri hirya no hino riguteza amatwi, kugira ngo ibyo waduteganirije nibigerwaho umwanzi atadusahuye dushime izina ryawe. Komeze kurinda ikoranabuhanga n'ibindi byose, imitima yacu ihe guhugukira kwiga ijambo ryawe no gufata imyanzuro myishya yo kuba bawe by'ukuri, tubisabye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, tunejejwe n'uyu mwanya wo tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Muri uyu mwanya uwo mugiye kuganira ni TWAYIGIZE Felicien, ndi umubwiriza butumwa. Ijambo ry'Imana niryo tugiye kuganira muri uyu mwanya mwiza w'isabato. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira ko uko tubona ujya munsi urushaho kwegera, niko tugomba kurushaho guterana. Ariko muri uyu mwanya kubadukurikiye bari hirya no hino, tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo umuryango mu minsi y'imperuka. Niryo jambo tugiye kuganira, umuryango mu minsi y'imperuka. Ubwo harimo imigabane ibiri, harimo ijambo umuryango, ariko hakabamo n'icya kabiri imperuka. Ibintu umuryango ku muntu wese waremwe n'Imana ku isi, nta muntu n'umwe udafite umuryango abamo cyangwa abarizwamo. Ariko kuba turi mu minsi y'imperuka, ikigaragara nuko turi mu bihe bibi. Kugira ngo umuryango uboneke muri ibyo bihe, nibyo tugiye kurebera hamwe. Imperuka ibintu byose biba bihagaze nabi, yaba mu muryango, yaba mu bucuruzi, yaba mu buhinzi, yaba mu bworozi, mu buzima. Yari mu minsi y'imperuka bigaragara ko ibintu byose bizaba bihagaze nabi kuruta uko byahoze mbere. Bibiliya itugira inama, itwereka uko umuntu agomba kubaka umuryango. Turahera ku muryango, noneho n'imperuka nayo tuyivugeho. Mu gitabo cy'imigani igice cya 24 umurongo n'uwa 27 haranditse ngo, banza witegura ibyo ku gasozi, uringanize imirima yawe, hanyuma uzabone kubaka inzu. Aya magambo yerekana ko gushyingirwa, kubaka umuryango atari byo bintu byo kwihutirwa kuruta ibindi byose, ahubwo babanje kuvuga intangiriro y'ibindi wakagombye kubanzirizaho kugira ngo umuryango wawe uzabe mwiza. Baravuze ngo banza witegura ibyo ku gasozi, uringanize imirima yawe, hanyuma uzabone kubaka inzu. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'abana bacu hari amagambo ari mu cyigisho cya mbere, ni ku paje yaho ya 14, berekanye ingorane umuryango urimo. Baranditse ngo muri iki gihe umuryango uri mu kaga gashishana, kandi ibyo twari dukwiye kubizirikana. Ukurikije imiterere yawo n'umwanya ubarirwamo muri rubanda, umuryango ni ahantu hirangira kandi hagasubiramo ibyo abawugize baboneye mu mibanire yabo n'abandi. Umuryango wabaye inzirakarengane y'akajagari kariho muri iki gihe cya none. Ni iby'ukuri ko mu gisekuru gikiye igihe kijya kigaye igikurikiye, maze abakigize bakavuga ko kera mu bihe byabo ibintu byari bimeze neza. Ariko imvugo nk'iyo twavuga ko yatangiye kuba iy'ukuri mu kinyejana cya 20. Akajagari nibwo kabaye gikwira ahantu hose.
ubugizi bwa nabi butuma biba ngombwa ko hashyirwaho itegeko rikakaye. Ibyaha by'inkoraruguma, umudendezo wo gukora icyo umuntu ashaka n'ibinezeza bipfuye byatumye ikinyejana gitora akayira kagana ku guhenebera. Ubwo aha haratwereka ingorane dukwiriye gutinya cyane mu kubaka umuryango wo mu minsi y'imperuka. Batubwiye ko nubwo ibihe byose biba bigoranye mu gutangira umuryango, nubwo abatubanjirije bari bari mu bihe byiza by'umudendezo ndetse n'ibyiza, ingeso zitarangirika cyane, ariko batubwiye ko muri iki gihe umuryango uri mu kaga gashishana, kandi ibyo twari dukwiye kubizirikana. Urebye ibintu byose ukareba by'umwihariko mu muryango, intangiriro, kuko ngo Satani azi neza ko ari wo munezero w'umuryango, ari wo munezero w'isi yose, igihugu ndetse n'itorero, yahashyize imbaraga. Shaka kugira ngo mwumve neza. Mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo hatubwira ko ngo Satani niwe wigabije imiryango muri iki gihe, maze atuma umugambi Imana yageneye umuryango utagerwaho. Bityo muri iki gitabo baranditse ngo Satani azi neza ko umuryango ariyo soko y'umunezero ku isi yose, ariyo mahoro y'igihugu cyagira, ariyo ishingiro ry'itorero ryiza, maze ategura uyu mugambi ngo yize mbere na mbere y'umwuzure. Yize mbere na mbere guhindanya umuhango w'ubukwe. Ni urugo rwa Gikristo 314. Wari umugambi wa Satani yari yarize neza mbere y'umwuzure, guhindanya umuhango w'ubukwe, agaca intege ibisabwa muri wo, kandi akagabanya ukwera kwawo. Nta bundi buryo kandi yari yize yajyaga gukoresha ngo yangize ishusho y'Imana mu muntu, kandi ngo akingurire urugi ibyago n'ingeso mbi. Kubera ko ari umuhanga mu kurwana no gutega imitego, yasanze ahantu hashobora kumufasha kugira ngo agere ku ntego. Ishusho y'umuntu izimangatane, umugambi Imana yageneye umuntu burizwemo, yahereye nguhindanya ihame ry'ubukwe. Nuko arangije ngo yabyize mbere y'umwuzure, guhindanya umuhango w'ubukwe, aca intege ibisabwa muri wo, kandi akagabanya ukwera kwawo. Nta bundi buryo yagombaga gukoresha ngo yangirize ishusho y'Imana mu muntu, kandi ngo akingure urugi ibyago byinshi. Satani azi neza ibikoresho agomba kurwanya mu mutima w'umuntu, kubera ko yabyiza bishishikariye. Mu gihe cy'imyaka ibihumbi byinshi, azi impande runaka zo mu mico yigarurira mu buryo bworoshye, kandi mu bisekuru byinshi byagiye bikurikirana yagiye agerageza kugusha abantu bakomeye. Noneho icyo dukwiye kuzirikana, namwe murabizi ko abantu bari bihangange kubera gucokoza, kutumvira amahame, kugendera ku nama za Satani. Muri iki gitabo ho banditse amagambo akomeye, baravuze ngo urukundo rw'agahararo ruraganje. Abagabo bubatse bagirana agakungu n'abasore n'inkumi. Abagore nabo wagira ngo bararozwe cyangwa bataye ubwenge, ntibakibaza ku by'umwuka no gutekereza neza, bakora iby'ijambo ry'Imana n'ibihamya by'umwuka buhanuzi biciraho iteka. Bazi neza imiburo n'imicyaho, ariko ibyo ntibabuza kujya mu nzira mbi abandi babanje gucamo, wagira ngo bari gukina umukino wo kuyobya ubwenge. Uyu ni Satani, ngo niwe waroze intekerezo z'abantu. Namwe ntabwo mushobora kubyumvisha neza ukuntu umugabo n'umugore bashyingiranywa, barangiza bakigishwa gukundana, kandi aribo babibanje gukundana ubwabo. Nuko barozwe. Ntabwo wambwira ukuntu umugabo n'umugore batongana, bagatonganira no mu modoka, bagatonganira no mu nzira, leta zikaza gukiranura, leta zigafata umwanzuro wo kugira ngo zibatandukanye batazicana. Nuko barozwe. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo abagabo n'abagore muri iki gihe wagira ngo bataye ubwenge, ntibakibaza ku by'umwuka, wagira ngo bararozwe cyangwa bataye ubwenge. Rero muri iki gihe cy'iminsi y'imperuka hari ibyo dukwiye kuzirikana. Bwa mbere dukwiye kuzirikana ko turi mu gihe gishishana. Icya kabiri nuko turi mu gihe cy'imperuka. Iki gihe cy'imperuka gitandukanye
n'ibihe byatambutse nk'uko uyu mwanditsi yabyanditse. Yanditse ati igisekuru kijya kigaya igikurikiyeho, maze abakigize bakavuga ko kera mu bihe byabo ibintu byari bimeze neza. Ukurikije uko umukobwa yagiraga isoni mu bihe bya kera, natwe turiho twaravutse, umukobwa yagiraga ubupfura, umukobwa atahangaraga kureba mu maso ya se, umukobwa yagombaga kuvugana na se arebye hasi, abana bafite ubupfura. Ariko turi mu gihe ubwo bupfura bugenda buhanagurika. Noneho ijambo ry'Imana ritubwira ko muri iki gihe ni iki twakora kugira ngo umuryango ube mwiza. Umuryango ube mwiza muri iyi minsi y'imperuka twakora iki? Ijambo ry'Imana ritubwira ko ibi byose, iyi minsi y'imperuka abantu yibasiye cyane kuruta abandi. Baravuze ngo ikigaragara nuko urubyiruko rw'umwihariko ariko rwagize ingaruka n'imiterere y'isi ya none. Impamvu nyamukuru zatewe n'akajagari mu isi, zateye akajagari mu isi. Ndasubiramo, urubyiruko nirwo rufitweho ingaruka nyinshi, kuko Satani, imiryango y'abantu ari abasore, Satani ngo ababiteguye neza kugira ngo ayobye intekerezo zabo, ayobye ubwenge bwabo, abatandukanye n'umugambi w'Imana mu ngingo yitwa ubukwe. Noneho kugira ngo ibi Satani abigereho, hari ibyo yifashisha, ari byo nshaka kubanza kugira ngo tuze kumvira hamwe. Ngo Satani afite inama aha abasore kugira ngo bakore ubukwe, ariko bahushije intego, umunezero wabo uzavemo amarira atagira iherezo. Ubusanzwe impamvu itera abantu gushyingirwa yagombye kuba ubucuti bwimbitse hagati y'umusore n'inkumi, ku buryo nabo bibonera umwe adashobora kubaho atari kumwe n'uwo akunda. Iyo niyo yari impamvu y'ubukwe. Ndasubiramo, bari bakagombye kugirana ubucuti bwimbitse ku buryo umwe abura amahoro atari kumwe n'undi. Ariko kubera Satani ari umukozi wibasiye iyi ngingo, baratubwiye ngo ariko kubera icyaha, impamvu zitera abantu gushyingirwa zabaye uruhuri, maze bizanira umuryango imibabaro itavugwa. Dore zimwe mu mpamvu turagerageza gutondeka zituma Satani agera ku ntego, ibyari urugo n'umunezero wabyo Satani akabizambaguza. Iya mbere ni uguhunga mu rugo, kuko umusore cyangwa inkumi aharambiwe kandi akaba adafite ahandi yajya. Iyo ngo ni impamvu imwe Satani ajya abasore, ni inama imwe ajya abaha, agapfa gushaka ngo ari guhunga urugo rw'iwabo kuko akuze, ariko akaba arambiwe kuhaba. Wenda afite imyaka 30, 40, akumva arambiwe kuhaba, agapfa gushaka ngo reka baruhutse kuba mu rugo. Icya kabiri, kwifuza gusa uwo bakorana imibonano mpuzabitsina atiriwe yandavurira mu busambanyi. Iyo ni ingingo ya kabiri. Iya gatatu, gushaka kubyara abana kugira ngo nawe abone abamukomokaho. Icya kane, ni uguhunga ubukene bwabaye akarande mu muryango, bityo uwo mushakanye akaba ikiraro cyo kwambukiraho ubutindi. Impamvu ya gatanu, gushyingirwa kuko abo mu bana bahora bavuga ko ukuze bihagije, bityo ukareba aho uhungira ibyo bisuti bahora bakubwira. Impamvu ya gatandatu, gushyingirwa kuko wakunze ari umwimerere, birangiye agutengushye akakwereka ibihandure, ugahitamo gushaka undi vuba vuba. Impamvu ya karindwi, gushyingirwa ku ngufu z'imiryango, kuko mwakubagabanye mugaterana inda, bityo mugategekwa kubana cyangwa umwe muri mwe agataha mu gihome ubuzima bwe bwose, bigatuma upfa kumushyingirwa ariko utari umukunzi. Impamvu ya munani, gushyingirwa ubanje guhabwa akayabo k'amafaranga kugira ngo ujyane umukobwa cyangwa umuhungu ufite ingeso zikoshamye, ariko akaba atagomba guhera mu rugo. Ibyo ni ugushyingirwa usa n'ugurishijwe butungo, ukibona uri ahantu utateganije. Impamvu ya cyenda, hari nubwo uwagusuye akwidoderaho bikarangira mugumanye by'iteka. Iya cumi, hari ugushyingirwa
mukundanye rwose nta rwa rundi rudashira ruba rumeze nk'umuriro waka buhoro buhoro bikarangira ubaye igishyito. Ikiranga bene aba bantu nuko baba barabaye nk'agati gakubiranye, baba baziranye bihagije, ndetse hari n'abatangira gusa ukaba wagira ngo bafitanye isano ya bugufi. Iyo niyo ikwiriye kuba impamvu nyamukuru yo gushyingirwa. Satani niwe watanze izi nama, kandi abasore bamubaye bugufi bwo kumwumvira. Mu miryango myinshi ubajije impamvu bashyingiranwe bagutondekera izi ngizi zo haruguru maze gusoma, izi ngingo zigera mu 9 zose. Imiryango myinshi naho yubakiye ni ku mafaranga, ni mu busambanyi, cyangwa nukubera wenda bamuguze nkuko batubwiye ngo bamwe bakagurwa butungo, umuntu bakamuha amafaranga, umukobwa akubaka inzu, akakubakira inzu, agashyiramo ibikoresho byose, ukayinjiramo ukabuzi ko ugiye kubaka urugo. Ijambo ry'Imana ritubwira ko uko niko iminsi y'imperuka izaba imeze. Ijambo ry'Imana ritubwira ko muri ibyo bihe abasore n'abakobwa bazaba basango n'abarozwe cyangwa barataye ubwenge, batazi neza umugambi n'inshingano y'urugo. Mu bintu umuntu akwiriye kwitondera mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo, turongera twibutse abataratera iyi ntambwe, turongera duse n'ababibutsa ko yuko buriya umuryango mugari wa muntu ugizwe n'imiryango mito, kandi ufatisho y'iyo miryango hakurikijwe imiterere y'uko wubatse urugo. Bibiliya yagereranije umuryango naho iby'ubugingo bikomoka. Guhagarara neza mu Bukristo, kugira icungamutungo, iterambere ry'umuryango, umunezero nyakuri ukomoka mu muryango. Hano baratubwiye ngo gutungana cyangwa kwangirika kwa rubanda h'ejo hazaza kuzaba gushingiye mu mico n'imyitwarire y'urubyiruko rw'iki gihe rukurira hatuzengurutse. Ibyo noneho muri iki gitabo n'ubundi bongeye kutwereka ko ijambo ry'Imana ritubwira, ijambo ry'Imana muri iki gitabo cyitwa twebwe n'abana bacu, mu cyigisho cya 2 haranditse ngo nta rindi shuri ryahwanya agaciro n'ishuri ry'umuryango wamaze gusobanukirwa n'inshingano watumye uba mu isi. Ibihe byose umuryango wabaye ishuri rya mbere ry'umwana, rituma amashuri yose yigeze abaho, kandi no muri iyi minsi yacu ni ahantu umwana abonera amasomo ya mbere. Mu itangira ry'amateka y'isi, umuryango wari ushinzwe kwigisha byose. Niwo wari ushinzwe gutoza no gutunganya ingeso no kuyobora ibiganza by'abana bamwe n'intekerezo n'imitima byabo. Uko iterambere ryagiye ribangamira imigendere y'umuryango mugari wa muntu, maze umuryango ukananirwa inshingano zawo z'imbere, ugatwagwa no gukora imirimo yo hanze, byabaye ngombwa ko wikuraho inshingano yawo yo gukora umurimo w'uburezi. Icyo nacyo ni igitero Satani yagabye ku muryango, ariko tubaye nk'abasubira inyuma. Ijambo nashakaga nuko mu mateka y'isi umuryango wari ushinzwe kwigisha byose, niyo nkomoko, niyo ntangiriro y'umunezero, niyo ntangiriro yo kwangirika kwa rubanda. Niyo mpamvu mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2 hatubwira amagambo igituma nk'abagorozi tuba dukwiriye gutinda kuri aya magambo cyane. Nuko ijambo ry'Imana ritubwira ko mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2 page 475 uhereye na 4 haranditse ngo abantu bamamaza ubutumwa buheruka bagomba kwiyumvamo ko ari inshingano yabo guhugura ababyeyi mu birebana n'ubukristo bwo mu rugo. Ubwo nibwo buryo bwiza buzamurura no gukuraho umwuka wa gifarisayo. Nibyo bizacagagura imbaraga zirwanya ukuri. Idini mu rugo nibyo byiringiro byacu bikomeye. Burya ijambo ry'Imana riduha uburenganzira ko mu bantu bamamaza ubutumwa buheruka bw'imbabazi,
inshingano ya mbere, kuko mu muryango ariyo soko y'ibyiza cyangwa ikaba isoko y'ibibi. Nabisomaga muri iki gitabo ngo mu muryango Satani azi neza yuko nihaba heza ibindi byose bizaba byatunganye, aho mu isoko niho hagomba kwitabwaho kuruta ahandi. Baratubwiye ngo ni inshingano guhugura ababyeyi mu birebana n'ubukristo bwo mu rugo. Ubwo nubwo bavuze hano ababyeyi, ariko umuntu yavuga ngo ni inshingano guhugura abakristo bose kurebana n'ubukristo bwo mu rugo. Ubwo nibwo buryo bwiza buzamurura no gukuraho umwuka wa gifarisayo. Abantu uyu mwuka wa gifarisayo bashaka kuvuga nuko umugabo n'umugore mu madini amwe no mwiyobokamana rimwe ujya kumva pastor n'umudamu we batandukanye, kandi agakomeza inshingano nta bwoba, n'abandi batandukanye bakorera Imana, ariko ugasanga iyobokamana nta ririho, kugeza n'igihe umwe aba ari umucuranzi w'ikorari, undi akaba ari umuririmbyi, ari utera amakorasi. Nigeze mbyumva aho umwe yavugaga ati umugabo wanjye yabaga yankubise nijoro, twajya kuririmba mu gitondo wari gucuranga sente, nanjye nkaba ndi kuri korasi, nanjye nkamukubitira mu ikorasi, ngo agatera ikorasi, ngo yewe mugore warushye ngo ihangane, ngo nubwo wararukubitwe wihangane, ati umugabo nawe ari gucuranga. Ubwo ni ubufarisayo. Ubufarisayo nibwo butuma iyobokamana nyakuri. Satani ngo ubutumwa bwiza bw'ubugorozi buzamurura ubufarisayo mu miryango. Dufite imiryango imaze kwangirika ku buryo hariho uwo nigeze numva avuga ati waba utangiye kuzana iby'umugore akakubwira ati na nimero yawe ndayikura muri telefone. Yaramaze kuzinukwa ati ntabwo, ati ibyo bintu mu bijyaniyo hirya ntabwo nshaka kubyumva, ati iby'abagore ndabizi. Yabona atambutse iruhande ati aba nibo bokanyagwa badusenyeye baducanganyikishije. Ijambo ry'Imana ritubwira ko umugambi w'ubutumwa bwiza ni ukwamurura ubufarisayo, ukabana n'Imana, ukaba umukristo uhereye mu rugo, uwo mubana kwemera. Niwo mugambi w'ubutumwa bwiza, na nibwo bukristo nyakuri, kuko niyo soko yabwo. Hepfo baratubwiye ngo nibyo bizacagagura imbaraga zirwanya ukuri. Idini mu rugo nibyo byiringiro byacu bikomeye. Noneho ibyo byiringiro dukwiye kubirinda mu muryango, tukahagarara neza. Kubashobora kuba batangiye natwe muri uyu mwanya bakereweho gato, turi kwigana umuryango mu minsi y'imperuka. Twabonye umupangu Satani amaze gupangira umuryango, ariko turagira ngo twigire imbere turebe nanone uko dushobora kwifata muri iyi minsi y'imperuka. Muri iyi minsi y'imperuka hari ibindi bishya Satani yapanze kugira ngo umuryango we kuba mwiza. Ndagerageza kuvuga bikeya kugira ngo nje ku ngingo ya kabiri y'uburyo twakwamurura ubwo bupagani n'ubufarisayo mu miryango yacu. Icya mbere dukwiye gukurikirana. Ijambo ry'Imana ritubwira ko niba hariho ikintu gikwiye kwitonderwa, icyo kintu ukakigambirira udahubutse, ukabanza kugitekerezaho neza. Muri iki gitabo cyitwa Twebwe n'abana bacu, ho bavuze ngo iyaba ngo kugira ngo umukobwa ashingirwe, ngo ibyakagombye kuba byiza, ngo nuko yakagombye kuba iwabo w'umusore, ngo agakurikirana imiterere ye n'imibereho ye, ngo badafitanye gahunda, ngo akabanza akamwiga neza. Ariko Satani ukuntu yapanze, mu modoka bararambagizanya bagakundana, mu nzira murahura mugakundana, utazi icyepfo n'icyaruguru. Muri icyo gitabo baranditse ngo imiryango ikunda kuba myiza nabazi intego y'ubukwe, ngo iyo baturanyeho bijya bibafasha kumenyana, buri wese akabaza ibyo azihanganira kuri mugenzi we. Ubwo icyo ni kimwe mu mitego Satani yateze. Icya kabiri nuko ingingo yitwa kuba umusore akuze. Kuba umusore akuze, ntabwo urugo ari icyo guhoresha umwana, ntabwo umwana ahoreshwa umugore, ahubwo ijambo ry'Imana ritubwira ko aba yinjiye mu ishuri ry'ubuzima bukomeye, agomba kuba akuze mu bitekerezo. Ubwo akuze mu mpagarike, akuze no mu bitekerezo. Umwana mu kitabo cy'urugo rwa Gikristo haratubwira ngo mu myaka igera muri 20
iki twebwe n'abana bacu cyo cyongeyeho ngo hagati ya 20 na 25 niho umusore ashobora kwemererwa kubaka urugo, ngo abatangiye gusobanukirwa neza n'umugambi Imana yagennye yubaka umuryango mw'isi. Ibyo rero abasore n'abakobwa batabanje kubitekerezaho, batazi ibyo ari byo, baranditse page 91 ya twebwe n'abana bacu ngo ababyeyi batekereza kandi bashyira mu gaciro bahora biteze ku munsi umwe abahungu n'abakobwa baba bazabona umukunzi maze bagashyingiranwa. Gushyingiranwa ni itegeko ryashyizweho n'Imana. Mu gushyingiranwa niho ubwiru bw'imigambi y'Imana ku nyoko muntu yuzurira. Nta kindi gikorwa kibasha kuzana umunezero cyangwa ibyago nko gushyingirwa. Kandi nta kindi kintu mw'isi mwene muntu asabwa kwitegura ashyizemo imbaraga nyinshi z'ubwenge n'umutima nko gushyingirwa. Umugabo n'umugore basobanukiwe ibyo banezezwa no kubona umwana barera babonye ko uwo akunda nk'uko nabo ubwabo bakundanye. Insinzi y'umurimo w'ababyeyi, umusozo w'umurimo Imana yabashinze, byuzurira mu myiteguro ya nyuma yo kumuherekeza ku munsi we abagiye gushingurwe. Aha murumva ko umugambi w'Imana, umunezero w'umuntu, ijambo ry'Imana ritubwira ko wuzurira neza mu gushyingirwa. Ndasubiramo, igihe umubyeyi w'umugabo n'umugore bicaye, umwana wabo ari akuze, bahora bahangayikishijwe, ubwo nababyibazaho n'ababitekerezaho, bahora bahangayikishijwe n'umukazana azabazanira cyangwa n'umukwe azabamenyesha. Niho batubwiye ngo gushyingirwa n'itegeko ryashyizweho n'Imana, gushyingirwa niho ubwiru bw'imigambi y'Imana ku nyoko muntu bwuzurira. Nta kindi gikorwa kibasha kuzana umunezero cyangwa ibyago nko gushyingirwa. Kandi nta kindi kintu mwene muntu asabwa kwitegura ashyizemo imbaraga nyinshi z'ubwenge n'umutima nko gushyingirwa. Ubwo bavuze imigabane ibiri. Icya mbere, umunezero w'umuntu wuzurira mu gushyingirwa, ariko nanone n'ibyago bishobora kuzanwa no gushyingirwa kubera ko washyingiwe nabi. Nari ndi gukurikirana ibi byago ngo bikunda kuza iyo umubyeyi utabanje kumugisha inama kandi afite amatsiko y'umunezero wawe. Mu minsi y'imperuka hatubwira uko abasore bazaba bameze muri icyo gihe. Uyihamye umuzingo wa mbere page 83 haratubwira ngo neretswe ko ababyeyi batitwararika ku bana babo nk'uko bagombaga kubigenza. Nta rubibi babashyiriraho, ahubwo barabaretse binezeresha ubwibone bwabo maze bikurikirira ibyo bishakiye. Mu bihe bya kera ubutegetsi bw'ababyeyi bwarubahwaga. Abana bumviraga ababyeyi babo, bakabubaha, bakabagandukira. Ariko muri iyi minsi ya none ikinyuranyo nicyo kijya kigaragara. Tujya tubona ahubwo ababyeyi bumvira abana babo batinya kurwanya ubushake bwabo. Iyo niyo minsi y'imperuka. Mbere abana bumviraga ababyeyi babo nta gahato, ahubwo bashyiranutse, bakumva ari umunezero wabo kumvira ababyeyi babo. Muri iyi minsi y'imperukaho ngo ni ikinyuranyo. Tujya tubona ahubwo ababyeyi bumvira abana babo ubushake bwabo bwose. Umwana aho kugira ngo akugishe inama agukenere, kuko ngo hari impamvu umubyeyi akwiriye gukenerwa mu bitekerezo, ukabanza kumwegera wowe uri umusore. Nari ndi kubisoma muri iki gitabo, impamvu umubyeyi aba akwiriye kwitabwaho, agakundwa, agategerwa amatwi ibihe byose, ngo nuko uyu mubyeyi aba afite inararibonye iruti yawe. Baranditse ngo umwubatsi kabuhariwe iyo agiye kuzamura inzu y'igorofa arabanza agatekereza ku gaciro inyubako izaba ifite nimara kuzura, n'uburemere izaba yikoreye hakurikijwe umubare w'amazu ayigeretsweho. Arongera akibaza ingano y'igihombo yagira iyo nyubako iramutse iguye hasi.
ibyo byose bituma ashaka ibikoresho by'umusingi bikomeye cyane kandi byizewe neza kugira ngo inyubako izabe ifite urufatiro rukomeye. Kurambagiza bigereranywa no gushaka umusingi kuko urugo rupfira cyangwa rugakira mu irambagiza. Bityo rero muvandimwe, reka nkubwire inkingi zimwe zifatizo uwo muzarwubakana afite imico n'ingeso z'ukwiriye kuzarwubaka. Nagerageje gukurikirana, niba ushaka kubana n'umuntu banza urambagiza imico ye, nturambagize ubutunzi atunze. Muri iki gitabo baratubwiye ngo ukwiriye kwegera abafite inararibonye, kuko barasobanuye ngo inararibonye ni iki? Ngo ni uguhuzagurika no gutsindwa byagiye biba mu muntu mu buzima bwe. Ubwo umugabo n'umugore baba bafite inararibonye bakurusha, kubera ko iyo bamaze gushaka batangira kubona aho bagize igihombo, bakabona aho basitaye, bakabona ingorane bagize mu kureba iyo nararibonye, ngo ibikwiriye kugufasha mu ngingo yitwa urugo. Ariko Satani kuko ari umukozi w'umuhanga, abana kubanza kugisha inama ababyeyi bubaha Imana, uwo mugabane ujya wirengagizwa cyane, nuko ngo bakishora muri iyo mishinga batabanje kugisha inama ababyeyi babo. Hariho nabo ujya kumva ari kubabwira ati muriya mu nzu harimo umushyitsi. Umubyeyi atazi igihe yaziye, nta bitekerezo yahatanze. Ibyo ni umugambi wa Satani. Noneho ijambo ry'Imana kugira ngo dutere indi ntambwe, tugiye noneho kugira ngo urugo rube rwiza, bishobora guturuka hehe muri iyi minsi? Nubwo ari iminsi y'imperuka, bishobora guturuka he? Mu gitabo cya Zaburi 127 hatubwira intangiriro yabyo. Zaburi 127 guhera ku murongo wa mbere hatubwira kugira ngo urugo rwiza rubeho. Haranditse ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Ni iri jambo narindi gushaka ryonyine. Burya Uwiteka tubatse urugo, abarwubaka baba baruhiye ubusa. Mu minsi y'imperuka, bitewe nuko ingo zihagaze mu manegeka, akantu kose kararusenya bitewe no kutubakira ku Uwiteka ngo abe ari we uburufatiro rw'umuryango. Muri iki gitabo hatubwira ko usibye no mbere yuko umusore afata umwanzuro, baranditse ngo niba yasengaga 2 asenge 4. Ntabwo bagarukiye aho gusa, ahubwo muri iki gitabo cy'urugo rwa Gikristo hari amagambo nshaka kugira ngo nubundi mwumve neza. Baranditse ngo uruziga rw'umuryango, umugambi w'Imana mu muryango. Ngo umuryango ngo banza ushushanye uruziga, nurangiza witegereze agasongero kwarwo. Nguko imiganda igenda yegera agasongero k'inzu, ngo ni nako iyo Kristo iy'Imana ari yo rufatiro rwanyu, ari ryo zingiro ry'umuryango, ngo amahoro n'umunezero mu muryango biraboneka. Iyo abagabo n'abagore bubakiye imiryango yabo kuri Kristo, akaba ari we uburufatiro rwabo ku manywa na nijoro. Muri iki gitabo cyo bakatubwira cyitwa urugo ruhire, ndaza gusomamo amagambo agendanye n'iri jambo. Baranditse ngo umugabo n'umugore nibagira akamenyero ko gusenga babikuye ku mutima, bazagira ihinduka rigaragara kandi ryimbitse mu buzima bwabo. Isengesho nk'iryo riharatura ikimenyetso kidashobora guhanagurwa mu bikorwa no mu myifatire. Umutuzo udahindagurika, uruhanga rurangwa n'amahoro mu mubiri uruhutse, niwo munani w'umugabane w'ubukungu bwageneye imibereho ibeshejweho no gusenga. Imbere mu mutima nama wa bene uwo hahoramwe ikibasi cy'umuriro w'ubukiranutsi. Umuntu nk'uwo arimenya adakekeranya, yisangamo kwikubira
ubwibone, kutava ku kejo, ubwoba bwinshi bumubuza kwizera, inyota y'ubukire n'amafuti menshi. Nyuma yo kwimenya agateza imbere inzira y'ubwenge zo muri we zishinzwe gutandukanya ibyiza n'ibibi, abifatanije no guca bugufi ubujijuke. Uko niko batangira urugendo rwo kwimura umutima wabo bawuganisha mu bwami bw'ubuntu bw'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ko urugo kugira ngo rushobore gukomera, ubwo twatangiye kureba ya nzu, batubwiye ngo ni ngombwa ko iyo nzu cyangwa uwo muryango, umugabo n'umugore nibagira akamenyero ko gusenga babikuye ku mutima, bazagira ihinduka rizagaragara kandi ryimbitse mu buzima bwabo. Isengesho nk'iryo baratubwiye ngo rishobora guharatura, ni ikimenyetso kidashobora guhanagurwa n'ibikorwa n'imyifatire, umutuzo udahindagurika n'uruhanga rurangwa n'amahoro. Nta handi bishobora kuzakomoka usibye mu muryango. Bavandimwe, ijambo ry'Imana ridusaba ko intandaro y'ubumwe hagati y'umugabo n'umugore, intandaro y'amahoro mu muryango, nta handi ishobora gukomoka usibye ko hagati y'umugabo n'umugore hagomba kubaho umurungu bahuza. Kandi uwo murunga batubwiye ngo ni amasengesho ashobora guhoraho hagati y'umugabo n'umugore. Ntimutandukanye mudasenze ngo mugiye gushaka iby'isi, amasengesho muyashyize ku ruhande. Nta kabuza ijambo ry'Imana ritubwira ko igihe cyose muzaba mutagize Imana nyambere, urugo rwanyu nta cyizere rwaba rutanze mu gihe cyo kurwubaka. Iyi ngingo nayo ntabwo ndayitindaho cyane, ariko Uwiteka akwiye kubafasha kubaka inzu yanyu, kuko mwubatse mutagira Imana telefone yayisenya. Dore ko turi mu gihe gukekana bimaze kuba gikwira, telefone yayisenya witabiye ku ruhande cyangwa amazina adasobanutse bitewe no kubura ubukristo mu rugo. Ibyo byose bitumye mu miryango hugarijwe mu rwego rukomeye cyane. Ngo umugambi w'ubugorozi nuko abagize umuryango bakwiye guhabwa ibyigisho bibareba ku kubaka umuryango. Noneho ngiye ku ngingo iheruka. Iyi ngingo iheruka nanone ni ibisindisha. Ibisindisha nabyo ni bimwe mu bisenya umuryango. Bibiliya ivuga muri magufiya akaga k'ibisindisha. Inzoga Bibiliya iravuga ngo zirakubaganisha kandi ushukwa nazo ntagira ubwenge. Babivuze muri magufiya ariko birimbitse cyane. Iyo ubusinzi butera ibintu bikurikira: icya mbere nuko bukenesha umuryango, icya kabiri butera gutakaza ubwenge, umuntu ntashobore kumenya igikwiriye gukorwa n'umwanya wacyo. Ibyo bigatuma umuntu yiyambura ubupfura n'ubunyangamugayo yarakwiriye kugira imbere yabo ahuye nabo. Uwasinze ntajya ashobora gutandukanya umupfasoni n'uwo kubahwa, ahubwo bose abafata kimwe. Ntabwo byaba igitangaza umukecuru yasinze gutinyuka umukwe we bahuye akaba yamubaza ati nkuzihe. Ibyo biterwa n'ibiyobyabwenge. Turi mu gihe ibiyobyabwenge bimaze kuba gikwira. Ibyo bitumye mu basore, mu rubyiruko, imyambarire n'imikorere n'intekerezo byabo byaramaze guta umurongo n'icyerekezo cy'icyo bagagombye kuba mu muryango cyangwa muri sosiyete. Iyo niyo ntandaro ya mbere y'ibisindisha, igituma bikenesha umuryango, bigatuma iyobokamana ritinjira, umuryango ugata icyerekezo. Ikindi navugaga nuko umuntu ubutunzi bushobora kugabanurwa no gusinda, maze ubukene bukiyongera. Iyo mu giturage n'ahandi uyu usanga umugabo yibye umugore we imyaka yagombaga kubatunga. Aho ntuye bajya bishinyagurira ubwabo, bakavuga ngo mu mpikiro, ukagira ngo ni ikibishyimbo kandi ari ikiro cy'inzoga.
ikiro cy'ibishyimbo abagore bamwe kubera iminsi y'imperuka iguye nabo umuryango, abagore bamwe bamaze kweza imyaka yabo ntibashobora kuyishyira mu mazu yabo kuko abagabo inzoga zamaze kubahindura ibitekerezo, ahubwo bajya kubibitsa mu baturanyi. Igihe cyose yabikubita amaso ni ukubiturizanya mu kabari. Bimwe mu bintu bikenesheje imiryango ndetse no mu bihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere bikwiriye kwamaganwa bikavugirizwa induru, ni ihame ryo kwirinda mu miryango, abantu bakamenya ubushobozi bafite mu muryango n'icyerekezo cy'umuryango wabo kizubakwa neza n'ibirindi bisindisha. Iyo niyo ntandaro yo gusenyuka kw'imiryango bakomokamo. Noneho ijambo ry'Imana ritubwira ko ari naho ngiye gusoreza, n'ubutumwa nageneye abana batoya kugira ngo nabo baze kumenya umugambi w'ubutumwa bwiza kuko bafite uruhare runini mu muryango. Mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo 281 hatwereka uruhare rw'abana mu muryango. Abana se bo bafite uruhe ruhare? Bashobora kumva twatinze ku bagabo tugatinda ku basore, ariko ijambo ry'Imana ritanga inama ku bana. Ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo umuntu apfubye akagera ku myaka 18 nta cyerekezo cy'ubuzima, ngo abamaze gupfuba birangiye, aho ntabwo bishobora kugaruka. Ariko inama zitangwa mu baduteza amatwi, yaba bateza amatwi radio, yaba bateza amatwi kuri internet n'ahandi, inama itangwa niyi: ni ugushaka Imana uhereye mu bwana. Abana n'abasore bagomba gushaka Imana hakiri kare, kuko akamenyero n'ibyo umuntu yakiriye uhereye mu bwana bigira ingaruka ikomeye ku buzima no ku mico. Niyo mpamvu abashaka gusa na Samweli na Yohana kandi by'umwihariko na Kristo bagomba kuba indahemuka ku bintu bito, bakirinda kugirana inshuti zikora ibibi kandi zitekereza ko ubuzima bwa hano muri iyi si bukwiriye kurangwa no kwinezeza no kwikunda. Imyinshi mu mirimo yoroheje y'imuhira kenshi ifatwa nk'idafite agaciro, ariko iyo yirengagijwe bizageza ubwo imirimo ikomeye nayo yirengagizwa. Niba mushaka ko abagabo n'abagore bafite imico yera ishikamye kandi itunganye, tangira gukorera mu rugo. Abana bato, abo mwaba mwunyumva uko mwaba mungana kose muri batoya, tangira gukorera mu rugo, kora imirimo yoroheje utivovota kandi neza. Igihe Uwiteka azabona ko indahemuka mu tuntu duto, azagushinga inshingano zikomeye. Mwirinde cyane uko mwubaka n'ibikoresho mukoresha, imico murema muri iki gihe izageza iteka ryose. None se ni gute abana bashobora kwifata imbere y'ababyeyi babo? Kuri iyo ngingo niho nshaka gusoreza. Ijambo ry'Imana ritubwira ko abana iri hame ni itegeko Yesu yabahaye kugira ngo bazarame. Abana benshi gukenyuka no gupfa nabi bishobora guhera mu muryango. Ni gute abana bashobora kwifata iyo bari mu muryango? Icyambere, abana bakwiriye kumviswa ko bafitiye umwenda ababyeyi babo, bababereye maso uhereye mu bwana bwabo kandi babitayeho igihe bari barwaye. Bagomba kumenya ko ababyeyi babo babahangayikiye kuri iyo ngingo. Iri ni ideni cyangwa n'umwenda umwana wese akwiye kumva, waba ufite umubyeyi w'umusinzi, waba ufite umubyeyi w'umujura, waba ufite umubyeyi ufite imico mibi, yaba yaragutaye akuze, menya ko intangiriro yo kubaho ari wowe wakubyaye. Icya kabiri, menya ko igihe yakwitayeho iryo ni ideni umurimo, ngo rigomba kwishyurwa n'ibi bintu bikurikira. Ibi byo nta nubwo bireba abana gusa, ahubwo baratubwiye ngo nta gihe umuntu na kimwe ageramo cyamuha urwitwazo rwo kutubaha ababyeyi be. Iri bwiriza rikomeye rireba abahungu bose n'abakobwa bose, kandi niryo shingiro ryo kuramira mu gihugu Imana izaha abakiranutse. Ntirifite agaciro gake, ahubwo rifite agaciro gakomeye. Iri sezerano rihambiriwe kukumvira. Nimwumvira muzaramira mu gihugu Iteka Imana nyizabaha. Nimutumvira ntimushobora kuzaramira muri iyo minsi yanyu. Ababyeyi bakwiye ku rugero rukomeye gukundwa, kubahwa kuruta uwo ari we wese wo kwisi. Kwisi hari abantu bo kubahwa, hari abantu bo gukundwa, wenda baba barakugiriye akamaro, ariko umubyeyi wakubyaye akwiriye ku rugero rwo hejuru gukundwa, kubahwa uko byakorerwa undi muntu wari we wese.
Imana ubwayo ibashinga imitima yabaragije kandi basaba kuyisimbura ku bana babo mu myaka ya mbere yo kubaho kwabo. Uwanga kumvira ubutware bwite bw'ababyeyi aba yanze bityo kumvira ubutware bw'Imana. Dukurikije iri tegeko ntitugomba kubaha no kumvira ababyeyi gusa, ahubwo tugomba kubazengurutsa urukundo n'ubugwaneza, tukaborohereza imitwaro yabo, kurinda n'ifuha icyubahiro cyabo no kwibabera ikishingikirizo n'umuhumuriza mu busaza bwabo. Aha niho nshaka gusoreza nsobanuye neza aya magambo. Burya ku rugero rwo hejuru niwe wa mbere ugukunda kuruta abandi bose, nubwo wenda isi yo mu minsi y'imperuka yabimeze nabi, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko muri ibyo bihe umwana w'Imana wese abakwiye kwitonda akagaragaza umubyizi munini mu muryango yabakomokamo. Ubwo kuri buri muntu wese abasabwa kuzirikana ibintu bikurikira. Aho batubwiye ngo ntabwo ari umugabo n'umugore gusa, ntabwo ibi bireba umwana gusa, ahubwo n'umugabo n'umugore bose birabareba. Baratubwiye noneho niki cyakorerwa ababyeyi kugira ngo isomo ryo mu Migani 23 umurongo wa 23 n'ubundi ugerweho. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo se w'umukiranutsi azishima cyane, kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. So na nyoko bishime, kandi utere nyoko wakubyaye kuvuza impundu. Impundu zizava he? Baratubwiye ngo nukubaha no kumvira, kubazengurutsa urukundo n'ubugwaneza, kuborohereza imitwaro yabo, kurinda n'ifuha icyubahiro cyabo no kubabera ikishingikirizo n'umuhumuriza mu busaza bwabo. Ubwo impundu zizavuga mu muryango igihe umubyeyi azaba abyutse mu gitondo akabona umukobwa we aregukanye ijerekani avuye kuvoma. Bo bakibyuka ari mu gitondo, umukobwa yabyutse saa 10:15, yabyutse saa 11 bitewe naho bavoma, akabona umukobwa araregutse n'ijerekani atuyaho, ati nari ndajya ku ishuri, nabonye ndajya mu mirimo, numva ntasiga amazi kugira ngo mutajya kuvoma. Impundu z'umubyeyi zizavuga. Igihe umubyeyi umusaza afite agatungo mu rugo, umusore akajya kwiga tuye ikiba cy'ubwatsi, ati nabonye mudakuriye kugira, ahubwo ndataha kare n'ubundi n'ubwa nimugoroba ndabwahira, ntimuzongere kuvunika ndahari. Umubyeyi ayavuza impundu. Umukobwa uzi gukubura kare saa 11 akaba yageze hanze, umubyeyi akumva umweyo ari mu nzu aryamye, umubyeyi yavuza impundu. Ngaho impundu zizaboneka mu muryango, abana nibamenya kuzuza inshingano zabo, umubyeyi akakuruhukiraho ngo akakubera ikishingikirizo n'umuhumuriza, yakubona ntiyibwe umutima ahubwo akanezererwa. Reka muri uyu mwanya, nubwo turi mu minsi y'imperuka, itorero ry'Imana ryahamagariwe kwamurura ubufarisayo n'ubunyamihango bwuzuye mu isi ya none. Isi ya none yuzuye abakristo ariko gatanya ziruzuye. Isi ya none yuzuye abakristo ariko ubusambanyi buragwiriye. Isi ya none yuzuye abakristo ariko ugasanga ubwo bukristo upima urwagwa ni Petero, uri kugura urwagwa ari Yakobo. Isi yuzuye ubukristo bw'ubufarisayo bukwiye kwamurwa n'ubutumwa bwiza. Reka muri uyu mwanya Imana y'amahoro idushoboze mu minsi y'imperuka kuba ku muryango mwiza mu izina rya Yesu.